Ikindi badashobora nuko abagabo badashobora kurwaza abagore, barananiwe. Nukuvuga ngo iyo umugore arwaye abarakaga aho kugira ngo umugore arware abana n'umugabo barwarira rimwe, ariko umugore agasigara ari muzima, ashobora kurwaza rero umuryango. Ariko noneho umugabo nawe ntashobora kurwaza umugore, ariko umugore nawe muri kamere ye ntabwo ashobora kwihanganira ubukene bw'umugabo. Narizo mpamvu usanga mu muryango iyo umugore yakennye usanga aje gushaka abandi bagabo, nuko adashobora kwihanganira ubukene. Kamere y'umugabo rero nayo irimo ibintu bibiri bikomeye, nubwo n'abagore babigira cyangwa abagabo bakagira biriya by'abagore, ariko buri wese agira umwihariko kubukana bwa buri kintu. Umugabo akunda kubahwa, washaka ukamuryarya, ariko umugabo iyo umwubashe ntumugisha impaka aranezerwa, ntashaka ngo avuge nawe ngo uvuge. Mu rugo rwe umugabo ashaka kwitwa umutware, kandi yarabihawe, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo kwifuza k'umugore kuzaba ku mugabo, kandi n'umugabo azagutwara. Iryo ni isezerano. Umugabo rero ntashaka kuva mu nshingano ye, ashaka kwitwa umutware igihe cyose. Nizo mpamvu iyo umugabo umwubashe uba wujuje inshingano zawe nk'umugore, iyo umwubashe nk'umwana uba wujuje inshingano zawe nk'umwana, ariko nawe kwitwa umutware biri mu nshingano ze, ntubimwambure. Rero umugabo akunda kubahwa. Icya kabiri umugabo akunda isuku, nubwo adashobora kuyikora rimwe na rimwe, akunda isuku. Abagabo benshi bataye ingo zabo kuko babonye abagore b'abandi bagira isuku kurusha ababo. Nizo mpamvu abagabo benshi barahomoye, baragenda barazimira, kuko bazimijwe n'isuku iva ku bagore b'abandi, kuko isuku batayibonye ku bagore babo bashakanye, baratoroka barahunga. Umugabo atinya umwanda, ariko amubwira ngo akore isuku bikamunanira, ariko akunda isuku. Umugore rero ushaka ko umugabo atazahaguruka ngo ave mu rugo, azaba umunyesuku. Nta kintu kizakura umugore gabo mu rugo nahabona isuku yuzuye. Ubwo rero abagabo kenshi usanga bameze nk'abana, barya bike ariko bakunda gutamira. Umugore rero ushaka kugira ngo azikubire umugabo we, azamufata neza amugaburira kandi azamukorera isuku. Icyo gihe umugabo nta handi na hamwe azaja. Hari ibintu bine umugore akunda umugabo atitaho muri kamere y'umugore. Ni ukuvuga ngo umugore ikintu cya mbere akunda muri kamere ye, muri kamere y'umugore, umugore akunda ko abantu bavuga ko akize. Rero kugaragara ko umugore akiza akabimenyekanisha amahanga yose barabikunda, kwambara barabikunda, kuganira no gushimwa barabikunda. Nubwo baba baryarwa, nubwo waba uryarya umugore, ariko iyo umushimye aranezerwa, iyo umuseke aranezerwa. Noneho icyakane umugore akunda umugabo umubwira ngo basohoke. Umugambi w'Imana kurema umugabo n'umugore. Ubundi umuntu yahozeho, ariko igihe kiragera biba ngombwa ko Imana ireme umugabo n'umugore. Turareba impamvu Imana itaretse uwo muntu ngo abe wenyine, ahubwo ikamuremera umugore. Ibihe birindwi rero Imana yagendeye isi ni mu gihe cy'ubuziranenge amagambo yavugwaga. Nuvuga ngo uwo mugambi wa kane w'Imana yaremeye umugore n'umugabo kwari kugira ngo umwe azigishe undi kumenya Imana. Umugambi wa mbere ni ukororoka, umugambi wa kabiri ni ukuganira, umugambi wa gatatu ni ukuzuzanya, umugambi wa kane ni ukwezanya. Kuko umuntu wabatijwe mu mwuka biratiza ijambo ry'Imana ntabwo yaba umukristo, yaba igisare, yaba umunyakavuyo. Ariko umuntu wabatijwe mu mwuka wera akiga ijambo ry'Imana ni ubatizwa nono n'amazi Yesu yavugaga. Ntabwo ari amazi ya Yorodani, kuko amazi ntabwo ahindura umuntu. Uretse no guhindura umutima w'umuntu, nta nubwo akuraho n'icyo ryo ku mubiri. Nizo mpamvu kubatizwa ni isezerano ahubwo ry'umutima uticira urubanza, ntabwo ari igihindura umutima, ahubwo ni ikintu kikugira membre w'itorero, ukaba umuyoboke w'ahantu, ukagira aho ubarizwa. Hari abantu muri kamere yabo, nubwo yaba atari yamenya Yesu Kristo akaba atashobora kwiba. Hari abantu muri kamere yabo, nubwo yaba atari yamenya Yesu Kristo, kuko abapagani bose ntibasambana,
kandi abapagani bose ntibiba, ariko abakristo bose nabo bose ntibirinda kwiba. Hari abakristo biba, hakaba n'abapagani biba, hakaba abakristo batiba, hakaba n'abapagani batiba, bitewe n'iki? Na caractérologie cyangwa ibyo bita typologie de Heyman's. Ni ukuvuga ngo umugabo ari sange nubwo yaba ari muri Yesu Kristo ntabwo ava ku busambanyi. Umugabo iyo ari nerve nubwo yaba azi Yesu anariba. Umugabo ari passionné nubwo yaba ari umupagani ntiyiba. Umugabo ari phlegmatique nubwo yaba ari umupagani ntiyiba. Umugabo ari amorphe nubwo yaba ari umukristo ariba kandi akaba malhonnête. Ubwo ni ukuvuga ngo izi za caractérologie nazo zirabaranga. Kamere y'umuntu rero ntabwo itandukana rero nuko ari muri Yesu Kristo, ariko ibyifuzo nuko yageze ku rwego rw'imbuto z'umwuka, habamo imbuto yo kwihangana. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka nsuhuze inshuti ya Gusenga everyday, nizere kumeze neza kandi nimba uri mu bibazo wihangana. Mu bisazo muri kumwe nanje Manirakiza Edouard. Abari mu Rwanda turabasuhuje, Imana yo mugisha. Abari mu Burundi mu biyaga bigari mumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge, tubakira kuri channel ya Gusenga everyday. Ni gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanirwa no gusenga uzaneshwa. Senga. Kuko mubona kuri kamera ya Gusenga everyday turi kumwe na Dogiteri Pasiteri Mazwe wa Dogiteri. Maramutse neza. Amakuru yawe? Rebye. Abari muri Amerika nabo tubibagiwe, Imana ibaho umugisha. Abari muri Aziya, Imana ibaho umugisha. Abari muri Australia, Imana ibaho umugisha. Abari mu Burayi, Imana ibaho umugisha. Tubakire kuri channel ya Gusenga everyday. Ni kiganiro twagarutse mu kiganiro na Pasiteri Mpazi Birego. Pasiteri, uyu munsi Pasiteri hari kibazo abantu benshi bagenda bibaza, Imana irema umugabo n'umugore hari kubera iki? Zo mpamvu turaganira impamvu Imana yaremye umugabo n'umugore. Kaze tukwakiriye Pasiteri. Watangira usenga Imana nkuko channel yacu yitwa Gusenga buri munsi. Mana turagushimiye, turaguhimbaje, ugize neza uyu mwanya duhaye gusangiza bene data bari mu duce dutandukanye amahanga yose ijambo ryawe. Kandi waravuze ngo abana b'abantu ntabwo batungwa n'imitsima gusa, ngo ahubwo bazatungwa n'amagambo aturuka mu kanwa k'Uwiteka. Turi imbere rero tugiye kuganiza bene data, tubasangiza mu byanditswe byera umugambi w'Imana kurema umugabo n'umugore, maze ubane natwe. Kandi Nyagasani rero basha gusobanura imitima y'abera bari mu duce dutandukanye, kugira ngo buri wese amenye izina ryawe, mu izina rya Yesu Kristo, amina. Kaze Pasiteri. Ijambo ry'Imana riravuga ngo tureme umuntu ase natwe. Ni mwitangirira igice cya mbere umurongo wa 26, agira ishusho yacu. Ariko ari kuri 28 haravanga Imana bahumugisha, aravuga ngo mugwire mwororoke. Kuri 27 rero ijambo ry'Imana ravanga umugore n'umugabo niko Imana yabaremye. Ubwo umuntu rero yahozeho atitwa umugabo. Imana yaremye Adamu mu rurimi rw'Igiheburayo. Ijambo Adamu risobanura ngo umuntu, ntabwo risobanura umugabo. Risobanura umuntu, risobanura amaraso, risobanura umutuku, noneho risobanura ibumba. Ni ibintu bine biva mu ijambo racine Adamu. Adamu rero ntabwo ari ko umugabo yitwa, umugabo yitwa Ishi. Usomye hariya Imana ibonye ko atari byiza ngo umuntu abe wenyine, ntabwo ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana ibona ko atari byiza ngo umugabo abe wenyine, ahubwo ibona ko umuntu ataba wenyine. Icyo gihe kwari ukugaba, kwari ugutandukanya umuntu ngo havemo umugabo n'umugore. Abantu batekereza ko Imana yaremye umugabo, ya Imana yaremye umuntu. Hari ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 2 ku murongo waho wa 21 haravuga ngo Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu ubuticura, arasinzira, imukuramo urubavu rumwe, irasubiza inyama. Ijambo ry'Imana ntabwo rivuga ko Imana yasinzirije umugabo, ahubwo yasinzirije umuntu. Uwo muntu rero yararimo umugabo n'umugore. Hari yavuga ngo umugabo mu Ruheburayo ni Ishi, umugore mu Ruheburayo ni Isha. Bisobanura ngo Imana imaze gutandukanya, habaye Ishi haba na Isha. Wa muntu yabaye Adamu, ariko bombi bitwa Adamu. Nukuvuga ngo umugabo ni umuntu n'umugore ni umuntu.
iyo umuntu rero yishe umugabo aburana umuntu ntabwo aburana umugabo, iyo umuntu yishe umugore aburana umuntu ntabwo aburana umugore, iyo umuntu yishe umwana aburana umuntu. Nubwo Imana yaremye umuntu, ariko igihe cyo gutandukana ibonye ko atari ngombwa, ko atari byiza ngo umuntu abe wenyine, ikuramo umugabo n'umugore. Hariya rero umugambi w'Imana icyambere ni ku murongo wa 28 ngo mugwire mubyare mwororoke mwuzure isi. Uwo mugambi Imana yawutanze mu gihe cy'ubuziranenge. Nuvuga ngo nta cyari cyakabayeho. Isezerano ry'Imana riravuga ngo mubyare mugwire mwororoke mwuzure isi. Ntabwo Imana yabivuze iteganya ko hazaba ingabano, kuko isi yose yari y'Uwiteka kandi iremewe umuntu. Adamu rero yaremwe kubw'isi yose. Imana ivuga ngo mubyare mworoke bari batarakora icyaha, nuvuga ngo bari barazwe ubutaka bwose buriho. Ariko ingaruka y'icyaha, kwa kubyara abantu bakororoka haza urupfu, kwa kubyara abantu bakororoka haza ubugumba, kwa kubyara abantu bakororoka rya sezerano ry'Imana riri mu mugisha ryaba rigisohoye, byabaye mu gihe cy'ubuziranenge. Ni ukugira ngo noneho twumve ko kubyara uyu munsi wa none atari itegeko, ahubwo kubyara ni ubushake bw'umuntu. Kuko yabaye kubyara ari itegeko, kutabyara byakabaye icyaha, ingumba zose zakarimbutse, ibiremba byose byakarimbutse. Ariko kuko noneho ari ubushake nyuma y'icyaha, abantu bamaze guhura n'ingaruka y'icyaha, amaze kuza urupfu, amaze kuza ubugumba, icyo gihe bihinduka ubushake, ntibyaba bigihindutse itegeko. Imana yari imaze kurema umugabo n'umugore nyuma y'icyaha, bambaye kamere y'icyaha. Icyo gihe niho habaye ikintu cyimba ngo kamere y'umuntu. Iyo kamere y'umuntu nyuma y'icyaha cya Adamu, umuntu arayivukana. Zaburi ya 51 ku murongo wa 7 haravuga ngo naremanywe gukiranirwa kandi mu byaha nimo mama yambyariye. Ni amagambo yavuye mu kanwa k'umukozi w'Imana Dawidi. Havuga ngo naremanywe gukiranirwa kandi mu byaha nimo mama yambyariye. Bisobanura ngo umuntu ukomoka kuri Adamu wakoze icyaha, ubwo ni mu ngaruka y'icyaha, wese avukana kamere y'icyaha. Uri muri kamere y'icyaha rero mu Korinto wa mbere 15 murongo wa 25 haravuga ngo Adamu wa mbere yari ubugingo buzima, ariko Adamu wa kabiri ari Yesu Kristo yabaye umwuka utanga ubugingo. Bisobanura ngo umuntu wese ubyarwa n'umugabo n'umugore ari muri kamere, avukana kamere. Yesu Kristo rero ni ukura abantu mu butware bwa kamere. Ntabwo Yesu atandukanye umuntu na kamere. Iyo umuntu akijijwe ntabwo atandukana na kamere. Iyo umuntu akijijwe ahubwo ava mu butware bwa kamere. Abaroma 8:8 aravuga ngo erega abari mu butware bwa kamere ntibishoboka ko banezeza Imana. Ariko iyo umuntu avuye mu bitware bwa kamere nibwo yera imbuto. Icyo gihe noneho ntabwo abatandukanye na kamere, ahubwo abavuye mu butware bwa kamere, noneho agahinduka uw'umwuka. Hari ubuyobe butandukanye rero ku bantu ku myumvire ya kamere y'umuntu. Bamwe batekereza ko iyo umuntu agiye muri Kristo Yesu atandukana na kamere y'umuntu. Oya, ntabwo umuntu atandukana na kamere yari muri Yesu Kristo, ahubwo atsinda ubutware bwa kamere. Imbaraga z'umwuka wera yahawe zigategeka kamere. None ikintu cyitwa extirpation ni abantu bari mu buyobe batekereza ko umuntu uri muri Yesu Kristo aba yaratandukanye na kamere. Oya, aba yaratsinze kamere, ariko kamere ikaguma muri we. Ushatse rero gutandukanya umuntu na kamere, kere kumwishe kugira ngo kamere ipfire muri we. Abandi bayobe ba kabiri ni abantu bagendera muri legalisme. Legalisme bisobanura ngo umuntu ashobora guhinduka mwiza kubera amategeko. Ntabwo umuntu aba mwiza kubera amategeko, ahubwo amategeko utari muri Kristo Yesu yakwigisha umuntu kwica. Kuko Timoteyo ya mbere igice cya mbere umurongo wa 8 haravuga ngo amategeko ni meza koko iyo umuntu ayakoresheje ibihwanye n'amategeko. Ngo ariko tuzi ko amategeko atashiriweho amakiranutsi, kereka abagome, abibone, abanyabyaha, abasambanyi, abajura, abakwita ba se na ba nyina. Abo nibo bakwiriye amategeko, bakakora n'ibindi byose bidahuje n'inyigisho nzima. Amategeko rero ntabwo ari abakiranutsi.
kuko umuntu ukiranuka ntakwiriye itegeko. Itegeko ahubwo ni iryo guhana umunyabyaha. Uwavuye mu byaha rero ntakenera itegeko, oya. Nizo mpamvu bavuga ngo ntabwo yashiriweho abakiranutsi muri Timoteyo ya mbere igice cya mbere umurongo waho wa 8, ahubwo yashiriweho abanyabyaha n'abibone n'abicanyi n'abasambanyi n'abarozi n'abakubita base n'abanyuna n'ibigande n'abandi bose bakora ibizira n'ibindi bidahuje n'inyigisho nzima. Ubwo nuvuga ngo abo ni abayobe ba kabiri baganira kuri kamere y'umuntu. Abayobe ba gatatu ni abavuga ko kubabaza umubiri byabasha gutandukanya umuntu na kamere. Oya, ntabwo kubabaza umubiri kugira ngo umuntu yisonzeshe, yiyime ibyo kurya, yiraze habi, yambare nabi, yambare ibigunira, yitera ivu, ntabwo bitandukanya umuntu na kamere na hato. Oya, ahubwo bibabaza umubiri ushaka gutandukanya umuntu na kamere, ahubwo kere kugeze ku rwego rwo kwica uwo muntu. Nizo mpamvu bamwe mu gihe cy'umubatizo bakoresha ibibabaza umubiri, bagacana umuriro w'itanura, bakagutegeka gusimbuka wa muriro ngo uri umunyabyaha, noneho ibyaha bisigare mu muriro, nusha biraba bisigayemo. Icyo gihe iyo uhiye ntabwo kamere itandukana nawe, kereka ahubwo wa muriro ugutwitse ugapfa ugashira, baba bakwishe bakwicanye na kamere yawe, ariko utarava mu mwuka, nturava muri nturatandukana na kamere. Ubwo ni ubundi buyobe bwa gatatu bwitwa ascetisme. Ascetisme bisobanura ngo kubabaza umubiri kugira ngo umuntu atandukane na kamere. Byanditswe mu byakozwe n'intumwa ibice 17 umurongo wa 18, abantu bitaga ngo n'abasitoyiko. Hari itsinda ry'abantu bitaga aba epikureo n'abitwa abasitoyiko. Abasitoyiko ni abantu bashaka kwegera Imana babishakisha kubabaza umubiri, kuko bavuga ngo ikintu cyose kinezeza umubiri gitandukanye umuntu n'Imana. Cyo ni ikinyoma. Ushobora kunezeza umubiri kandi wegereye Imana nta kibazo, pfa waramenye Imana Yesu Kristo waramumenye. Ahangaha rero abasitoyiko, resitoyisiye nuba ngo n'abantu bababaza umubiri, bakarya nabi, bakambara nabi, bakambara ibigunira, bakitera ivu, bakanga gukoresha isabune, bakanga umunyu, bakanga amavuta, bakanga amazu, bakanga ikintu cyose cyatuma umuntu agira umubiri mwiza, baracanga kugira ngo muri kwa kubabaza wa mubiri bawukomeretsa, noneho birushaho kubegereza Imana. Babyita ubuyobe bw'aba ascetike. Nuvuga ngo ascetisme ntabwo ibasha kukugira umukristo. Umuntu rero amaze gukora icyaha, Adamu na Eva, ubwo nuvuga ngo umugabo n'umugore bamaze gukora icyaha, bagiye mu butware bwa kamere. Icyo gihe noneho bahura n'ingaruka y'icyaha arizo turwana nazo uyu munsi wa none. Nta wabitandukanya rero, nta watandukanya umuntu na kamere, niyo kamere y'umuntu. Ariko umugabo amaze kuba ishi, umugore nawe amaze guhinduka isha, bagize gutekereza no kwibwira gutandukanye muri kamere yabo. Tuganire kuri kamere yabo, ni ikintu cya mbere. Impamvu bavuga ngo abagore bakunze kwakira bakomoka mu miryango yabo, ntabwo ari ukuyakunda cyane, ahubwo ni ukugira ngo abiwabo bazatanga ubuhamya ko yagize urushako rwiza. Nizo mpamvu abagore usanga bakira abakomoka iwabo kugira ngo basubireyo bavuga ngo ariko umukobwa wacu yashatse neza. Ntabwo ari impu abagirira. Umugore rero iyo afite ibyo guteka ashobora no kutarya, ariko akabyibuha iyo abonye abagaburira bahaze. Ntabwo ari impuhwe, ntabwo ari umutima mwiza, ahubwo ni ukwirarira kugira ngo abantu bazamuvuge ko ari umukire. Abagore bakunda ko bavuga ko ari abakire. Nizo mpamvu ubukire bw'umuryango bugaragara ku mugore mbere yo kugera ku mugabo, kandi ari umugabo wakoze. Umugabo ni ukora bakazamuka bagakira, nubwo rimwe na rimwe buzuzanya, ariko ubukire bukagaragara ubwa mbere ni ku mugore. Icyo ni icyambere umugore akunda. Icya kabiri umugore akunda kwambara, ni igikigirwamana. Umugore wambaye nabi arisuzuguza, kandi ubwiza bw'umugore bubi inyuma ntabwo bubi imbere. Nashaka bumugome ku mutima ariko yambare neza, abantu baramufana. Nizo mpamvu kutambika umugore ubaye ikigeragezo, kuko ubwiza bw'umugore buboneka inyuma ku myambarire.
no ku miterere y'inyuma niho hagaragara ubwiza bw'umugore. Umugore akunda kwambara yaba atambaye kigahinduka ikigeragezo. Icya gatatu umugore akunda, umugore akunda gushimwa, yakora bibi yakora byiza akunda kugira ngo bamubwire ngo urakoze. Kandi umugore akunda umuntu umusekera, umugore akunda umuntu umuganiza. Iyo ni kamere iri mu bagore nubwo bavuye mu rubavu rw'abagabo. Icya kane rero umugore akunda gusohokana n'umugabo we. Iyo umugabo yanze gusohokana nawe, umugore ashakisha uko ashoboye kose ngo abone umugabo wo gusohokana nawe. Niho ibyaha kenshi bikunze gukomoka. Umugabo akanga gusohokana n'umugore we, umugore yabona umugabo yanze gusohokana nawe nawe agashaka uwo basohokana. Kuko abagabo benshi batinya gusohokana n'abagore babo, bagasohokana n'abandi, kandi bagasohokana n'abataruta abagore babo, n'abatarusha abagore babo ubwiza. Izo kamere rero, hari kamere z'abagore n'iz'abagabo, ariko umugabo ashobora kugira na ziriya kamere z'abagore. Hari abagabo bake bakunda kwambara ariko ntabwo ari kamere yabo. Iyo tuvuga ngo abagore bakunda kwambara, ntabwo tuvuze ngo abagabo bo ntibabikunda, ahubwo tuvuze ngo abagore ku bwinshi bakunda kwambara. Hari ukuvuga ngo nta bagabo bakunda kwambara, barahari ariko si benshi. Umugabo akunda ko ubutware bwe bwubaha mu nzu ye, umugabo akunda ko imirimo ye na business bitungana, akunda ko imishinga ye isohora, ibyo kwambara bikazaza nyuma. Izo ni kamere. Ubwo noneho rero iyi myambarire n'imirire n'imiterere y'umugore n'umugabo bifatanye na typologie de Heymans. Ni ukuvuga ngo muri typologie de Heymans hari karagitere, ni ukuvuga ngo kamere itandukanye y'uburyo umunane ku mugabo n'umugore. Ni ukuvuga ngo hari abantu bita ba passionné, hari abantu bita ba colérique, hari abantu bita ba sentimentale, hari abantu bita ba nerve, hari abantu bita ba phlegmatique, hari abantu bita ba sangue, hari abantu bita ba apathique, hari abantu bita ba amorphe. Noneho iyo miterere y'abantu itandukanye igira impact mu gukizwa kwabo. Ni ukuvuga ngo iyo ukijijwe uri passionné utandukanye n'ukijijwe ari colérique, utandukanye n'ukijijwe ari sentimental, utandukanye n'ukijijwe ari nerve, utandukanye n'ukijijwe ari phlegmatique, utandukana n'ukijijwe ari sangue, utandukana n'ukijijwe ari apathique, utandukana n'ukijijwe ari amorphe. Narizo mpamvu Abagalatiya Pawulo yavuze ngo kandi imbuto z'umwuka ngizi. Aravuga ngo ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, ni ukwihangana, ni ukugira neza, ni ingeso nziza, ni ugukiranuka no kwirinda. None aravuga ngo ibimeze bityo nta tegeko ribihana iyo umuntu yahawe umwuka wera, akabatizwa mu mwuka wera, akabona impano, arongera agatera iyindi ntambwe yo kugera ku mbuto z'umwuka. Kuko intambwe ya mbere ni uguhabwa umwuka wera ugatinya icyaha. Intambwe ya kabiri ni ukubatizwa mu mwuka wera ukakira impano. Intambwe ya gatatu ni ukuzuzwa umwuka wera ukabyagwa ubwa kabiri ugahinduka icyaremwe gisha, none ukagaragaraho imbuto. Kuko usanga abantu benshi bafite impano mu itorero ariko batagira imbuto. Akaba yahanura, akaba yakora ibitangaza, akaba yasengera abarwayi bagakira, ariko akaba atazimanira mugenzi we ushonje. Ni ukuvuga ngo yageze ku rwego rwa kabiri rwo kubatizwa mu mwuka wera, yakira impano, ariko ntaragera ku rwego rwo kwakira imbuto. Imbuto ziva muki? Umuntu wakiriye Yesu Kristo ahinduka icyaremwe gisha. None yamara guhinduka icyaremwe gisha, kwera imbuto bisobanura ngo umuntu yemeye kuba umutambyi wo guhuza Imana n'abo hanze, nk'uko Kristo muri Kristo Yesu twiyungiyemo n'Imana, niko natwe nk'abatambyi mu cyimbo cya Kristo twari dukwiriye kuba umuyoboro wo kunga abazimiye n'Imana. Iyo ugeze ku rwego rwo gukunga abazimiye n'Imana nibwo wera imbuto. Nikodemu yabibajije Yesu, aravuga ati kuri gukora ibyo ntakora kandi dogiteri, nanjye ndi umwigisha amategeko, ariko nabonye uri gukora ibintu ntabasha kumva no gusobanukirwa. Yesu aramubwira ngo ndakubwira ukuri, utabyawe ubwa kabiri utabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Nikodemu ko atabyumvaga aravuga ati ese umuntu yaba ari umugabo agasubira mu nda ya nyina akongera akaba mu nda akazavuka? Yesu aramubwira ngo utabyawe n'amazi n'umwuka ntabwo yabasha kwinjira mu bwami bw'Imana.
Yesu ntabwo yashaka kuvuga kubatizwa muri Yorodani cyangwa mu mugezi, ahubwo yashaka ko kubyarwa n'amazi n'umwuka, ni ukubatizwa mu mazi ariko ukaza kubyarwa n'ijambo. Ririya jambo niyo mazi y'ubugingo Yesu yashakaga kuvuga. Nuvuga ngo umwuka wera akakubatiza, noneho nawe ukabyarwa n'ijambo. Nuvuga ngo kwibizwa mu mazi ni adresse. Yesu rero nawe yaribijwe adusigira modere kugira ngo natwe twibizwe, ariko abibijwe bose ni ijambo batiste rikomoka. Abantu kera bibwiraga ko kwibizwa mu mazi bishobora kugira umuntu umukristo. Ntabwo kwibiza umuntu mu mazi byagira umuntu umukristo, ariko byagushiraho adresse ukamenya aho ubarizwa. Nizo mpamvu Petero yavuze ngo igice cya 3, Petero ya mbere igice cya 3 umurongo wa 18, haravuga ngo nk'uko Kristo Yesu yababarijwe abanyabyaha, umukiranutsi nawe akwiriye kubabarizwa abakiranirwa kugira ngo abayobore ku Mana. Ngo Yesu Kristo amaze kwicwa mu buryo bw'umubiri, amaze guhindurwa muzima mu buryo bw'umwuka, ngo uwo mwuka niwe yajanye kuzimu kubwiriza abantu bari mu nzu y'imbohe kuva mu minsi ya Nowa. Noneho ntabwo bisobanura ko Yesu Kristo yaragiye kubwiriza abari mu nzu y'imbohe kugira ngo bakizwe, ahubwo yaragiye kuanonsa, no kuvuga gutangaza gucirwaho iteka. Ntabwo rero waje kubwiriza abantu bari kuzimu bapfuye ari abanyabyaha ngo bakizwe, ahubwo ni ukuja kubabwira ubutumwa bwo gucirwaho iteka. Hariya rero haravuga ngo mu minsi ya Nowa, ubwo kwihangana kw'abera kuva mu minsi ya Nowa, bakarokoka bakeya cyane, ngo ndetse n'umunane barokotwe n'amazi, ngo na n'uyu munsi amazi niyo akibakiza mu buryo bw'ikimenyetso. Hari ijambo ry'Imana bavuga ngo suka kuraho ico ryo ku mubiri, ngo ahubwo ni isezerano ry'umutima uticira urubanza, kugira ngo utange indahiro ngo ntukiri wa wundi. Ariko ushobora kubivugisha umuntu kutakiri wa wundi ariko utarabivuyemo. Ubwo ni ukuvuga ngo kamere y'umuntu rero ntabwo itandukana nawe. Umugambi w'Imana kurema umugore n'umugabo kwari kugira ngo wubake umuryango wubaha Imana, umuryango mwiza watandukanye na kamere muri Yesu Kristo, noneho bagahinduka ibyaremwe bisha. Umugore rero n'umugabo bose bitwa abantu, ariko mu gihe burayo umugabo yitwa Ishi, umugore yitwa Isha. Ubwo noneho babumbiye hamwe bitwa Adamu. Adamu mu gihe burayo bisobanura ngo umuntu, amaraso, umutuku, ibumba. Nuvuga ngo bisobanura ngo Adamu ni umuntu waremwe mu bumba ritukura, nono riva amaraso atukura. Umuntu waremwe mu bumba riva amaraso atukura. Ubwo rero umuntu, umugabo ni umuntu n'umugore ni umuntu, no bose baruzuzanya, bose baraganira, bose barororoka. Ntabwo umugabo yakororoka wenyine n'umugore ntiyakororoka wenyine, ahubwo bororoka iyo ari bombi, noneho bakubaka umuryango wubaha Imana. Ni wari umugambi wo kurema umugore n'umugabo. Imana yacu idusange kugira ngo uyu munsi wa none twuzuze amasezerano. Niba uri umugabo, rinda ubutware bwawe. Adamu gutsindwa nuko yarekuye ubutware bwe, kandi ntabwo Adamu, ubwo bavuga ngo Adamu ari kumwe na Eva yari yitwa Ishi na Eva yitwa Isha, ntabwo Eva yashutswe kuko yatandukanye na Adamu. Oya, Eva yashutswe kubera ubujiji bwe no kutubahiriza amasezerano y'Imana. Bari kumwe. Adamu nawe kutamubuza kwakira isezerano ry'inzoka, nuko yatsinzwe akarekura ubutware bwe. Imana yacu ifasha abagabo kurinda ubutware bwabo. Imana ifashe abagore kuba bafasha bumvira, kandi kwifuza kwabo ngo kuzaherera ku bagabo, kandi bemere ko abagabo babatwara, babategeka. Umugabo utegeka umugabo ni ikigeragezo. Ni nk'umugabo udahaza kwifuza k'umugore. Umugabo uhangara kiba ubutware bw'umugabo, akora icyaha cyitwa usurpation. Nuvuga ngo ni usurpatrice, akiba ubutware bw'umugabo, aba ari umujura, azaba kondane imbere y'Imana nk'umujura. Umugabo nawe udakoresha ubutware bwe azaba kondane nk'umunyabwoba. Nandizo mpamvu byashuye 21 umurongo wa 8 aravuga ngo ariko abanyabwoba n'abaramye ibishushanyo n'abasambanyi n'abicanyi
n'abarozi umugabane wabo ni mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, bisobanura ngo umugabo wataye ubutware bwe aba yapfuye, n'umugore wibye ubutware bw'umugabo nawe aba yapfuye mu buryo bw'umwuka. ubwo mbese baba babana ari intumbi. ariko icyo dushaka ni ukugira ngo tube bazima muri Yesu Kristo. umugabo n'umugore babe bazima, umugabo arinde ubutware bwe, umugore yubaha umugabo kandi kwifuza kwe guherere ku mugabo, kandi yemere ko umugabo amutegeka. Niwumva rero uri umugore wategetse umugabo, za wapfuye, za buri intumbi. umugabo nawe utubahiriza inshingano ze ngo haze kwifuza ko umugore we nawe azaba ari intumbi. ariko Imana ntishaka ko tubera nk'itoro ry'Isarudi, ahubwo ishaka ko tuba bazima, umugabo akaba muzima n'umugore akaba muzima, maze ubwo Yesu agiye kuza kwima ingoma ye, twese tukazamuragwa tutaguye isari, tukima ingoma y'iteka mu izina rya Yesu. Amina. Pasiteri, abagabo ikintu badashobora ni iki? Ariko noneho ni ubushobozi Imana yaduhaye bwitwa itaranto. umugabo muri we ntashobora kurwaza umugore, aho kugira ngo umugore arware harwara abana n'umugabo. ariko umugore nawe ntabwo ashobora kwihanganira ubukene bw'umugabo, biri muri kamere ye. ariko Imana isanga umugabo n'umugore kugira ngo bihangane, umugabo ashobore kurwaza umugore we, n'umugore ashobore kwihanganira ubukene bw'umugabo. abagore ni ba materialiste abenshi, kandi igihe cyose usanga abagore bumva bashaka gukira. ariko uri muri Yesu Kristo yihanganira uko ari, agashima Imana, akanezezwa n'uko yabaye n'uko ameze. umugabo nawe akihangana, kuko kurwaza umugore bisaba guca bugufi, nawe akabishobozwa kandi yabishobora. ariko Imana idushoboze kugira ngo abagabo bashobore kurwaza abagore babo, n'abagore bashobore kwihanganira ubukene bw'abagabo babo. kandi mu mpande zose usanga ariko biri. ariko uri muri Yesu Kristo ntiyari akwiriye kwita kuri iyo kamere, yari akwiye kuyitegeka. noneho umugabo agashobora kurwaza, n'umugore agashobora kwihanganira ubukene. Imana idusange kandi dukomeze twese mu izina rya Yesu. Pasiteri, urakoze, turagushimiye. Imana iguhe umugisha cyane. Pasiteri, wasoza, hari icyo wakongeraho? cyo nakongeraho ni ukugira ngo abatwumva mu mahanga yose munisho gukanda subscribe kuri nimero ya WhatsApp 0786696620 0786696620 kubifuza kubaza ibibazo, haba comment bashobora kwandika, ngiyo nimero ya WhatsApp. Imana ibahe umugisha, murakoze. N'abifuza amasarabisi, igitabo cya Yohana, Daniyeli, amateka y'itorero, doctrine, mwakandika kuri nimero pasiteri abahaye, mwazabona uburyo sarabisi zazabageraho. Imana ibahe umugisha. Kiganiro naho ubutaha. Shalom shalom, tubasaba kugeza ubwo butumwa ku bandi. Imana ibahe umugisha. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.